uyu munsi nabazaniye amashimwe naje gushima. Waje gushima bibwira. Yego nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concorde TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanacyora, ariko imbere za Concorde TV show muri kuhabona CEO wa Concorde TV show. Ndabasuhuje mwese Muraho neza? muraho murakomeye. Turakomeye. Imana ishimwe. Uriyumva ute muri aka kanya? Ndumva nishimye cyane kabisa. Ndumva nishimye cyane. Ubundi ikintu kiranga kwishima ni ikihe? Ni uguseka. Ese ko mbona mwishimye cyane muragana he? Kokoro Turagana mu gihugu cy'isezerano. hari ngabasekera ngo kurya inyo ry'impereka. Agaseka adasetse. Banyamusekana imbere kurabona ajya mwenyura. Ariko twe ni kwenyine kabisa. Banyamusekana imbere kabonye nubona ari guseka. Ariko twebwe wane nge ndishimye cyane. Niyo mpamvu rwose ubona ndi guseka na muzitsa ukayibona. David muzitsa nizingahe? Nizingahe? Urananze yangiye kukubaza. Muzitsa si senye? Enye. Kareka. Ni 8. Muzitsa nenye. Ni 8. Oya nenye da. Rusisi ry'inyoriza hano inyuma ubwo hasi no hejuru hano 2. Nahanga ni 8. Nenye muzitsa. Muzitsa imira hashize igihe kingane kuvutse. Sha naba nkubeshye dope. Ntago wize ibintu byitwa biology na set. Muzitsa ku myaka 17. 17 ngumira muzitsa. Kabisa. Niko bakwigishije. Nizeko tica abandi babyize nasohotse. Nizeko tica nyigishije biology atari kubyumva kabisa. Ariko muzitsa imera ku myaka 17. Aya vuga ibyo bakwigishije, reka kuvuga ibyo wikure mu mutwe. Nje ndi kuvuga ibyo nibuka ibyo banyigishije ntago ndi kubyibuka. Umwarimu wawe numva. Ariko muzitsa ni ku myaka 17. Nje ntago ari byo bakwigishije. Nibyo wibuka. Ketse ngiye gushaka ikayi ngasoma. Ubundi muzitsa izo umuntu ageze mu myaka 30. Sure. Sure. Ntago nzi neza ko ndishoboye ko muzitsa iza mu myaka 30 kuzamura. Nose ubundi umuntu mukuru afite amenya ngahe? Abafite 38. 32 da. 38 zo zamuzitsa nizo zongera zikaba 8. Davingiye kuzanya bare. Ibyo bintu ntago ari bivuze. Ntago nizi ibintu bya biology. Ntago nzi umuntu agamenye ngahe, ntago mbizi. Bayigaga wasohotse biology. Bayize nasohotse uwo munsi. Ariko ntacyo bakibyibuka mu comment batubwire pe. Mu comment batubwire. Cyangwa 38. Ese umuntu mukuru agiye amenya ngahe? 32, 38, 38. Ako ni 38 pe. Mbo ubwo baravuga baratombora yego cyangwa ya cyanta gisubizo kiri cyo. Urumva? Ubundi twe turi kurwana ni. Cyangwa se muzitsa bayimera umuntu ayimera afite imyaka ingahe? 17, 27, 32. Ni imyaka ingahe kabisa? Abantu batubwire nge byanjabutse ntago ndi kubyibuka pe. Sinzi ibintu. Nose undi muzitsa ibimeze nk'ibindi bishigo bisanzwe cyangwa uko urabona ahantu yerereye nta nubwo wapfa kuyibona. Nibura nk'ayamenyo y'imbere ufashe mu miruwari urireba ukanamenya uko ameze, sibyo? Ariko muzitsa ibiriyo hirya ntago ubundi ni nk'ibijigo bindi bisanzwe ni. Ndi kwibaza pe. Dafi kwanza ukubaza chat GPT. Oya ndimo kureba kukorana buhanga. Kugira ngo nyine mba sibyo? Bakuri kuzuye. Reba turebe. Sacinga tufite. Wenyine ngewe ndi gushaka, sibyo? Kugira ngo mpa makuru yuzuye. Sacinga ufite internet nge ntayo mfite. Ufite internet sacinga tugire. Tubimenye kabisa twe kurucya abakunzi bacu nabo bajya gusacinga ahubwo twe tubisacinga dufite tubabwira. Nyone se sibyo tugomba kubabwira kabisa. Ariko muzitsa ubari nk'ikizamini kibagise kinsinda ngasibira. Yego bonda abandi bize abandi bigaga bataha. Twiza dutaha. Ayasha babaga muri body. Yego rwose. Uri kubibona? Umva. Koko ushaka warayize koko. Ntago biri mu cyongereza se. Warayize. Ntago biri mu cyongereza. Reka ngubwire. Soma twumve kabisa.
umuntu mukuru agira amenyo 32. sinagikoze. Yes. Amenyo y'imbere ni 8, hejuru 4, yego hasi 4. yego akoresha mu gukata ibiryo. Nyina ayo menyo akoreshwa mu gukata ibiryo. Amenyo kwavuze ngo nayi nkondora ibyo ntago nabimenye. 8 ayo namabwe ugasesa amabwera amabwene kandi bavuze ngo namenye y'inkondo ubanza rayo nyine akakaba gasongoye gutya kakaba kari hano gasongoye niko bita amabwene banza aho mwiyo turimo aguhaye ari sibyo mu gutobora no kuruma. Yego ni namabwene nyine ni iryinyo rari hano hagati ayo abarani sibyo akaza amenyo y'inyuma ari byo biti bijigo 8 bijigo 2 hasi 4 hasi hejuru angaya. Yego komeza akoreshwa mu kuvuguta no gusya. Kurya ibigori niyo umuntu yifashisha kurya ikigori. Hano avuga ngo amenyo yo mu mpera ni 12. Gusa niyo yaba ari muzitsa se. Simbizi. Nyine bakuvuga ngo amenyo ne ari amenyo bita ay'ubwenge. Koko ndavuze icyo ndi kumva twafata amaho ngaho nuko umuntu mukuru agira amenyo 32. Ibindi nabo bazadufasha. Indi nabo badufashe ushobora kuba usanga wasacinze bari kuzana ibinyarwanda bigoye pe. Binasobanutse ko koda nabindusha. Wari wabyisha rega yuri CEO ubu. Chief Executive Officer. Ntago uri umuntu wahangaha. Umuntu agira amenyo 32. Yego umuntu mukuru. Kuko abana bo bagenda bagira. No se ubundi umwana atangiye kumera amenyo ryari ku myaka ingana? Ku myaka 2. Uyari navuka bayafite buriya. Ni bake ibyo ni. Yari navuka bayafite. Akavukana amenyo. Akavukana amenyo. Navukana imbuto nibura. Wavukanye afite amenyo. Wavukanye imbuto si wavukanye amenyo ubwo ufite umugisha. Bose ni bamwe. Reka ntago ari bose ni bamwe. Bose ntabwo ari bamwe. Ubu ngubu hari abasigaye bavukana amenyo ntago nabeshya se. Bagende banyomoze. Uzabinyereke. Umva iyo nkuru ntuzayibona. Tuzajye David. Nitumenye ibitaro navukana amenyo. Nitumenye ibitaro tukamenya ahantu umwana yavukanye amenyo. Tuzajye icyo nzi nuko umwana ku myaka 2 atakumera utwinyo two hasi. Umwana w'ubu ngubu. Umwana w'umwaka akuvukana amashuri 6 ya primaire. Yabanza. 6. Akavuka se no kuvuga. Afite n'amenyo. Umwana w'ubu. Ariko we David ujyone ukuntu abana bazi gukoresha smartphone. Abana ubu bakuvugana 6 ya primaire. Umwana wese utangiye gufata umuhereza smartphone gutya ukabona nari guskororinga kabisa. Kandi ahantu hari amafoto ntibahatangwa. Babahaze. None yari uwomenye watangiye no kumenya kuvuga we. Atavuga ati shirami. Ubwo na ya 6 ari kuvuga abanza bavukana. Barayavukana amenyo abana b'iki gihe. Ugendeye kwibyo ngibyo ukuntu. Umwana w'ubu ngubu. Ari guseka maze ukwezi. Aja dafereka shaka kugira kakubeshya umwana atangira guseka uko yatangiye kureba kandi umwana wo kwezi ntabwo barareba umwana w'umugore guseka maze ukwezi umwana atangira kureba ku meza 3 none yareba kabwo yakureba agaseka bivuga mwange kubyumva umwana w'ubu ukwezi aguseka maze ukwezi abana bawe baseka cyane mpamvu nawe useka cyane watangiye ariko waba wararusha. Nge nasetse hamaze hashize ibyumweru 2. Niyo mpamvu ho ruseka. Ntabwo uraruhase. Banavukanye na 6 ya primaire nuko utabizi. 6 ya primaire. Ubona noroshye se. Shaura kaze pe. 6 ya primaire. Cyane. Ntangira njya kongeraho n'ayandi y'ubumenyi biba 12. Hari 6 navukanye nandi nagiye kunga yuko ngo mbona ubumenyi biba 12 urumva uko iminsi yagiye ikura ngira na 6 ya segonderi nayo njya kuyongera ayandi y'ubumenyi ba 20 nangahe 8 uzigufite amashuri biteye abarafinda wa hari ayo twari hano ku isi urumva hari na twize tukivuka hari na twagiye gushaka mu bumenyi
David urarenze kabisa mpamvu hatambona ibintu byose ubizi gukamera kuyobora ikiganiro kweditinga gutunganya video ugashyira mu kara nene kugira ute gutwara moto gutwara igare icubuto nakubonye uri muri Kongo ariko David akantu shawa ndiye akantu tu cyagigo mukansiga ikindi genzakutwa umva uzanjane reka dutagira ikiganiro cyane agastati nakubonye twakana nk'igicugutu umva bagitwara yewe we uziko natangiye kurikora mfite nk'imyaka 12 icugutu kabisa narabikoraga nkanaritwara karyoshye umunyenga ko tukajya ahantu hamanutse bita gucomora nkumbuje tu mu Rwanda ariko nta hantu akibara amacugutu Rwanda dabana nose wagakozera wakwirukangaho ntawe kabisa wagakoresha nk'uko umuntu aba afite itorotoro batwaraho amashu wagakoreshwa kugakoze ntabwo kagize ko nta nubwo gasaba perimi karakanga ni nk'igare kibo cyajyaga umunyenga abantu bari umunyenga ku gitogotogo mwati gitogotogo abandi icugutu abantu bari umunyenga ku gitogotogo abandi gihwera gutya amazina atandukanye duce abantu barimo hari ibintu twadukumbekera mu bwana wari usikonze igicugutu kuriya oya pe narakubonye wagashyize kuri sitati njye nakubwiye ngo ngiye navukanye 6 oya ndabyemera nibyo maze gusobanura nta kintu umva ibintu byinshi bibaho muri make n'andi bita mu ndimi z'ubu abatete ni iki ni wowe ta imwe ni tu indi te ni trave uvango umututrave nge umututrave uvango imirimo yose ukiyadabuta kabisa ukayikora imirimo yose etse ko utashaka guheka umwana ibyo byabaye ngombwa namuheka da wamushobora nabyo ntago byakunanira nkurikije uko nkuzi kabisa namuheka yes reka dutagira ikiganiro shasho kokoro uyu munsi rero ngo mukina y'amakuru atuzaniye baretse gatoya uribuka ko ejo ari umunsi wo kwibohora je no kwibohora wibohoye reka dutangire wibohoye iki nibohoye byinshi kibazo gukimbaza ngo ndabumo ko David nakugo wangoreweho kabisa undi umuntu wicaye hano abagomba kubazwa agasubiza kuko aba yatumiwe ariko sinzi impamvu je retire ma parole cyane ngiye kubaza ubwo ndakiretse twebwe umunsi wo kwibohora kwibohoye ubutegetsi bw'igitugu yego kwibohora ubutegetsi bubi yego kwibohora inzara yego kwibohora byinshi twibohora kutambara inkweto buturazambara twibohora kuva muri za nyakatsi bye bye nyakatsi ubwo twibohoye twibohora kutagira communication yabaga imeze nabi telefone ukiga babaga bafite telefone mbere y'uko ibohora twibutsa dukikiye ko tukibora ku nshuro 31 nshuro 31 kabisa mbere y'ikenda na kane telefone wasangaga nizihara bazifite abandi babakire undi zabaga ziri mu biro uyifite mu rugo kumva babaga ari abanyakigali gusa sinze nta mu ntara baba bafite telefone waba bari bakeya naho ikabari yo mu rugo umuntu aragenda akagenda na telefone ukajya kwahira ufite agatelefone ukajya guhinga ufite agatelefone twibohoye byinshi kabisa salute twibohoye byinshi je tari kenye zukwezi kwa karindwi hari umutipe wavuze ngo systeme yo kwibohora no kujya mu nzu gakoramo imyenda yose naho kibohora oya wowe nibyo urumva ibyo nibyo biterwa nuko aboshywe ariko twebwe kwibohora twizihiza ku nshuro 31 twibohoye ubutegetsi bubi bwahezaga abaturage bamwe ugasanga ku ishuri bamwe ngo ntibemereye kwiga abandi ngo bagomba kwiga ugasanga mu gace hari abagenewe ngo kuba abasirikari abandi ngo ntibemera ngo kuba abayobozi ugasanga umuntu akoze ikizamini cya leta ntabwo yemereye gutsinda ngo agomba gutsinda ngo nabaha ngaha abandi ngo barabyemerewe twaribohoye kabisa mureke twinjoying internet mwa dufite internet ukaba wicaye ahangaha ugakora ikiganiro ukarebwa n'umuntu uri muri Australia abantu badukurikira rero sinzi iki kiganiro kiri bubagerereho nikibagira hejuru muzamenye ko ari umunsi wo kwibohora yego twe tugikoze tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi twitegura umunsi wo kwibohora uzabe ejo tariki 4 igihe uzakirebera ariko ababaje uzakikwa kazakireba umwaka utaha
cyangwa kireba mu kwa munani zabyiza ukirebye igihe uzakirebera kuko ejo turaba twacyaporodinze bakakireba ejo n'undi ukinjoyinga liberation day umunsi wo kwibohora abanyarwanda twaribohoye u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa reko byakaza ngo tuje dufunga kare ayada umutekano urahari kabisa ntacyo tubaye turarinzwe turi intare turinzwe n'intare ntacyo tubaye koko reka dutangire ikiganiro rero yego kaye gaciyemo nayo nkibutsa ndavuga mbabare nkavuga tuko twibohoye uyu munsi rero watuzaniye iki uyu munsi nabazaniye amashimwe naje gushima waje gushima bibwira amashimwe ahagaze ate iminota 20 yo gushima oya 40 yo gushima cecetse rwose 40 cecetse yo gushima nje gushima abantu badufashe turi guserebura aba subscribers 1000 cyangwa se abantu bakanze kuri sabone biyabonesheje kuri Concorde TV show bamaze kuba 1000 yego nibyo byishimo dufite kabisa ni urugendo rwaye rukomeye sibyo yego nico ngicyo ubwo ronaje nje gushima David ndashima abantu aho baherereye hose aho shoboye aho nibuka ndahavuga ntunce mu ijambo umuntu wa mbere shima yego uje tubwira n'izina rye yego abantu 1000 nyine bose turagera tumenya amazina yabo amazina y'uko ntayamenya ndajya mvuga uduce tukabitwiza ngo tuvuge n'izina kuko baminota 40 yo gushima tugize isaha kuko nabona bikubanye byinshi bo umuntu wa mbere shima ndashima umuntu witwa Ndayambaje uramuzi Ndayambaje twumve ko tugushimiye hano kuri Concorde TV show yego ni umuntu witwa Ndayambaje David uramuzi Ndayambaje David turagushimiye cyane turamushimiye uwo Ndayambaje David ni muntu ki uwo Ndayambaje David tariki 9 niwe ndabivanga wakeretinze cyangwa se washinze YouTube channel Concorde TV show niwe wagiye ku mashini arayifungura byose arabikora uwo Ndayambaje David rwose yumve ko mushimiye yego ndamushimiye kuko iyo atamfasha kuyikreatinga ntabwo umusubscriber wa mbere yari kubona ukwajyaho ndashima umusubscriber wa mbere ndamushimye yumva uko mushimye izina rye ndarizi ninde yitwa Ndayambaje David Ndayambaje aho hose ubahwa David we ubahwa Ndayambaje David salute to you wazanye abandi baje bakubwinga Ndayambaje David ndagushimira ndashimira umuntu wankoresheje ikiganiro cya mbere cyagiye kuri Concorde TV show impamvu mushimira ni yihe channel twayikeretinze tariki 9 z'ukwa gatanu ikiganiro cya mbere kijyaho tariki 11 z'ukwa gatanu na sharingaga link umuntu akambira ngo ubwo singo link itagira content iyo link maziki hari wigeze ambwira ngo nakanze subscribe ngo none nyikuyeho ndabwira nti sawa urakoze ariko muri message navuze yuko ikiganiro cya mbere kizajyaho mu minsi iri imbere sinzi impamvu wowe ubikoze ariko ibyo birakureba ugomba gukora ibyo ushaka ndi kugusaba ntabwo ngutegeka ubwo ngashimira umuntu watumye hajyaho content ya mbere yego uwo muntu nawe amazina ye ndayazi yitwa nde ndamushimiye yitwa David Ndayambaje Ndayambaje bose amapeti na yawe turagushimiye Ndayambaje David salute to you ndagushimiye rwose Ndayambaje David kuba uremeye gukora content ya mbere arayikora akeretinga channel ashyira ikiganiro cya mbere atuma ashyira umusabo wa mbere natuma ndabande bari kuvuga ngo nta content twabonyeho ituma bayibona iyo content rwose abantu barakanda ituma subscribers biyongera David Ndayambaje ndagushimiye aho uri wumve ko ngushimiye
ndamusharinga iki kiganiro nikimara kuba uploaded nzahita nkimusharinga mu gikari kuko mushimiye gutya ntagikurikirane. Yewe David we twagushimiye nyabuneka. Mushimiye gutya ntagikurikirane cyaba ari ikibazo. Sibyo? Yego. Abo ndumva David ariwe ndashimira mvuza amazina. Abandi ngiye kujya mvuga nibura agace baherereyemo. Sibyo? Ntago yahaye musabu. Ntago byemewe. Ntago byemewe kumwiha. Ntago yahaye musabu. Oya, ntago byemewe. Ntago byemewe kabisa. Sibyo? Kandi none ikindi ntabwo list y'aba subscribers tujya tuyibona ngo tumenye ngo amazina yose twayabona cyahoze abafite amacano we yakanzeho yari cano turayibona ko yakoze sub ko yakoze sub abandi babitewe nuko ntashobora kubavuga mu mazina mwumve ko ndayambaje David ahagarariye umuntu wese wakoze subscribe agakurikira ikiganiro cya mbere yego akanacyumva kakirangiza abo bose ndambaje David arabahagarariye yego nuko n'igihugu kigira ambasaderi mu kindi gihugu mwumve ko ndambaje David ariwe ambasaderi wanyu yego ndambaje David turagushimiye cyane ko hagarariye abo bantu cyane rwose turamushimiye none ngiye gushimira abantu nkurikije ahantu baherereye ndahavuga hose ariko ndagerageza hakeyanze ndashimira abantu bo mu ntara David mfasha mbanzaho mvuka mbanzaho ntuye gutera uburezera bw'ibanza we nyine ndabanza hese uje gutera uburezera bw'ibanza utuye hehe no samuga niyo ntavukira aho hantu nari kuza guturaho ntuye ayada tuvuga aho uri nona mbanzaho ndi tubanza aho uri David ko ndi kumva nabanzaho navukiye tubanzaho turi nona hanga uri hehe tuye David ndikumva nabanza aho navukiye nta kibazo aho navukiye nukuri pe cyane pe kuko impamvu nashimiye ndambaje David niwe watumye channel iba created sibyo namuhereyeho none rero se aho navukiye batandera neza nari kujya aho ntuyubu ndabanza aho navukiye dushimye ahubwo se ndashimira mama wambyaye mama yakoze sabu cyane mama warakoze ntago nzi ko wayikoze n'uwakangahe ariko ubyumve ko ushimiye mama ndagushimiye kabisa kuba warampaye akanyonyo mama we love you mama uri mwiza mama koko uri mwiza sukubeshya singutaka kabura ntikaboneke ni nyina umuntu musanganwa mpundu ntangazwa n'impuhwe zawe mubwizwa kuri kose umuredoreda kabura ntikaboneke ni nyina umuntu mama ndagushimiye kuba warambyaye ukandera warakoze urumva ndashimira n'abavandimwe bahagarariwe na Garafreri mukuru ubwo nuri mu kimbo cya papa uko papa yitahishe sibyo ndamushimiye mushimira akibona n'ikiganiro cya mbere yahise ampamagara kubwira ati felicitation ati petit frère bite ibi bintu urimo bimeze bite ndabwana ni ibintu bizima ni cyambere ndabikunda biruhura umutima bisana imitima uko umuntu aje hano kuri kamera kavuga ukishima burya bamwe mutureba umuntu wambwiye ngo agere ikiganiro ngo agaseka ngo abone uko ndi guseka ngo nawe agaseka bakagira ngo turi gusekana burya wishima ngi bwanjye nge nabanje kwishima ndavuga ni Garafreri kuri channel bituma umuntu yirinda depression akirinda iki ati nta kibazo hamwe ati petit frère ndagukurikiye Garafreri ndagushimiye salute ndagushimiye Garafreri yes ndagushimiye cyane giteye nka ko defense nka command ndagushimiye Garafreri rwose wumve ko abakomando bari kwinjira mu ishyamba ry'ibiro wumve ko ngushimiye ndi muntu ntabura gushimira yego nicyo gituma umusore asiga se na nyina akagira ate agasa nko yihebeye nicyo gituma umusore asiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata ndashimira madamu wanjye ndamushimira kuko yanshigikiye muri uyu mushinga natangiye ambye ati mugabo mwiza
courage rwose ndagushyigikiye turi kumwe haki ya Mungu. Ni nawe mufana mukuru. Ni nawe mufana mukuru. Ndamushimiye cyane. Gose yumve ko mushimiye. Ubwo turatuvanga abandi turajya dushimira tugendeye kuduce. Ndashimira abantu be mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rutsiro ariko mvukamo mu murenge wa Kivumu akagari ka Nganzo umudugudu wa Tawuni. Tawuni no mudugudu wacu. Yego. Ndabashimiye cyane ko ndigushimira abakanze subscribe. Uziko mu mudugudu y'Inatara yishimye mwibuke uko turi gushima kuko tuje abasubscribers igihumbi basabwa na YouTube kugira ngo umuntu atangire mu partner n'ubwo ari ibindi bisabwa. Ariko icyambere twagize ute twakibonye. N'ibindi byose twarabyujuje. Niyo mpamvu twaje dushima. Sibyo abantu bo mudugudu wa Tawuni akagari ka Nganzo umurenge wa Kivumu mwakanze sabu rwose wumve ko mbashimiye. Nundi wumva ikiganiro atarakanda abikora neza ko Concorde yavuye mu Rutsiro. Yego ni iwacu. Ni iwacu umurenge wa Kivumu. Ntabwo ni hakane. Hano hose ntago ari iwabo. Ntago ni hakane iwacu. Aho ni iwacu ku ifishi y'umuryango. Ku isambu ku ifishi y'umuryango. Aho nakombeye umwuko. Bana nawukunda. Cyane shaza umwuko rero ntuzi. Ubugari. Kuno karyohaga. Urumva umutsima w'amasaka. Ntago nawe uriye. Hanyutse wa musaka agiye gusura. Kuvuza umutsima w'amasaka mpita nibuka abantu batuye mu mudugudu wa Gikomero. Gikomero. Akagari ka Yungwe umurenge wa Kanama. Aho hari abantu niho twasuye umusaza tubwira yuko akumbuye umutsima w'amasaka ko watumye arama ndetse n'akaboga. Agatsima k'amasaka. David tugomba kuzasubiraho rwose tumushyira umutsima w'amasaka ndetse n'akaboga. Abari mu mudugudu wa Gikomero akagari ka Yungwe turabasuhuje. Mvuze akagari ka Yungwe imidugudu yose ntabwo nabura kuyivuga. Ayo mudugudu wa Rugege, Rugogwe, Bwikurure, Rutagara na Yungwe ndetse na Gikomero irimo uwo musaza mwese mwakanze subscribe ndabasuhuje. Sibwo murenge wa Kanama nundi ndaho ngaho Kasuza mu kagari ka Mahoko mudugudu wa Bikuka mudugudu wa Mahoko ndabasuhuje. Yo tuvuga ati reka abanyarwanda bose tubasurize icyarimo. Ukuntu ushimira abantu muri rusange umuntu ntiyiyumvemo. Mpamvu navuze ni nibura ase humura nta tundi turere ndajya mu Karongi ntago ndayivuga. Nuva ngo Rubavu na Rutsiro byahagariye intara y'Uburengerazuba. Twagiye mu majyaruguru akarere ka Musanze niko ntuyemo. Ni ikiganiro turi kugikora niho twicaye mu karere ka Musanze. Ndashimira abantu bakanze sabo mu mudugudu wa Marantima n'uwa Kungo. Marantima mu kagari ka Rwebe ya murenge wa Cyuve ari naho ntuye. David mfasha gushimira muri Muhoza akagari ka Cyabararika niho twicaye hano mudugudu ndawibagiwe. Kabogobogo. Umudugudu wa Kabogobogo ariho twicaye ndabashimiye abakanze sabu. Mu majyaruguru akarere ka Burera ntabwo nakwibagirwa abantu bo mu murenge wa Rugarama, mudugudu wa Gahama, mudugudu wa Rutamba, mudugudu wa Nyargondo. Hose wumve ko mbashimiye Cyanika mudugudu wa Kidaho, mudugudu wa Kanyabaranzi, Kabyimana, Gasovu bose wumve ko mbashimiye. Tujye muri Kero umudugudu wa Butare mu kagari ka Butare ndetse umudugudu wa Gatare mu kagari ka Butare, mudugudu wa Ryaruhirima muri Ndongozi n'umudugudu wa Burabwa muri Ruyange. Bumva wo muri Kero ko mbashimiye n'abandi bose abari Zabungwe abayiruhunde abo bose ndabashimiye. Twageze mu mujyi wa Kigali ndashimira abo murenge wa Gatsata. Kubera kuvuze umurenge wa Gatsata gusa. Niho wa Garafera atuye. Yego. Niho Garafera atuye ubwo arabahagariye bose mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo. Nyarukiye mu Burasirazuba ndashimira abantu bo muri Kirehe nayihagariye Uburasirazuba bwose abatuye Nyakarambi bose bumve ko mbashimishye. Twagiye mu majyepfo. Majyepfo ko nyobewe ahantu. Mu majyepfo abantu bari Ihuye. Ihuye rwose ni Nyanza bumve ko tubashimiye cyane. Aho hari mu Rwanda rwose turabashimiye. Abandi bantu nshimiye ni abantu bo muri i Burundi mu bashinga ntahe ndabasuhuje. Ndabashimiye abari Ngozi, abari Cibitoki, abari Bujumbura, abari Kirundo. Mwese ndabasuhuje kandi ndabashimiye cyane rwose ndabashimiye. Ni abavandimwe
dushimire abantu bari Kampala na Mirembe, turabashimiye rwose wasuzotya, turabashimiye mukama we bazigwe yego komeza n'ibindi byose mwebare munonga abantu bari Kabare, abantu bari Kisoro, abantu bari Mbarara, abantu bari Ntungamo, abantu bari Mitiyana, abantu bari Mubende, bose bumve ko mbashimye cyane. Reka tujye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bari Goma, Kinshasa, Bukavu, Walikale, Chopo, Katanga, ho Uwele na ba Uwele, bose tubashimire bose. Abantu bari Kitona, turabashimiye cyane. Hano hirya Rucuro Bunagana, bose uko banumva urimo ikinyarwanda batuye aho ngaho, bose bumve ko tubashimiye. Abakanze subscribe n'abatarayikanze uko nabo bagiye kubikora. Twagiye Tanzania, dushimira abantu bari Mwanza, abantu bari Dar es Salaam, abantu bari Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, turabashimiye cyane. Yego. Dushimira abantu bari muri Malawi. Abantu bari muri Malawi rwose turabashimiye. Abantu bari muri Malawi. Mugakaritse za Malawi. Mugumuzi wo muri Malawi. Kapitali ndayiyobe. Kapitali ya Malawi ni Maputo wanze Mozambique. Tunyarutse shaka gushima abantu bari muri Ethiopia. Abantu bari muri Ethiopia bari Addis Ababa, turabasuje cyane yego. Addis Ababa, onda hazi rwose niyo capital city. Abantu bari Seychelles hariya hepfo, hepfo mva ndabasuje. Bari muri Seychelles hano hepfo ya presidence gutyo. Abo ndabasuje cyane ndabasuje cyane kabisa. Reka dusuze abantu bari Zimbabwe rwose bari Harare, turabasuje cyane mukomere. Yego. Reka dusuze abantu bari abantu bari Sudani turabasuhuje, abari Douala turabasuhuje cyane. Sudani handi ni yego bakomere cyane. Abantu bari Senegal Dakar rwose mukomere cyane. Salute turabasuhuje. Tanye konyemeza. Komeza vuga n'ahandi. Vuga n'ahandi? Yego. Central Africa. Abantu bari Central Africa turabasuhuje. Central Africa Ibangi. Abari Ibangi rwose turabasuhuje. Abantu bari Mozambique turabasuhuje, abari Cabo Delgado. Iby'umwihariko reka dusuze abantu abari Musambo ya De Playa. Kadusuze abantu bari muri Afrika, abantu bari muri Afrika bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuhuje cyane rwose, tunabashimira ko mudahwema kudukurikira. Buriya abantu batabizi, buriya ngo ushobora kumva kino kiganiro wagikoze translate, YouTube isigaye bitranslatinga, twita dubbing, kabitranslating kabishya mu rundi ushobora kuba wakumva yahira bakacyumva mu cyaro, ko wacyumva mu cyaro turi kuvuga bakabyumva mu cyaro, mvara akaba ikorana buhanga kabisa. Kadushimira abantu bari muri Aziya n'ubundi turahita tureba abantu bari muri Iraq. Iraq iri muri Aziya, na Israel iri muri Aziya, na Iran iri muri Aziya, na Djibouti iri muri Aziya, Djibouti ni muri Afurika. Hari Djibouti na Djibouti, izo ziri muri Afurika. Turabasuje abari aho ngaho, abari mu Bushinwa, abari i Dubai turabasuje, abari mu Bushinwa turabasuje, muri Beijing, muri Kwanzu, abari Bushinwa biri muri Aziya, abari muri Taiwan turabasuhuje, Pakistan turabasuhuje, mu Buhindi turabasuhuje, muri Aziya abo bose aho se naziye. Twasoma mwana. Mbagira ngo ndebe ko uri cyane geography nageragezaga. Kombe Minevara batanze yose kuva muri yagendeye ukuri. Komeza umbwira handi. Tusuze abantu bari Burayi. Abari Burayi muri Union Européenne. Union Européenne. Dusuza kunseka nawe ari wowe wavugishwa. David nawe uri wowe wavugishwa. Nawe uri wowe wavugishwa. Abari muri Union Européenne ibihugu 26 byose, ikicaro cyayo kiri muri Belgique. Twitse ko Belgique ari nacyo gihugu cyakolonije u Rwanda. Abari yo turabasuje, tubona ko banadukurikira. Abari mu Bufaransa, Belgique, Belgique turabasuhuje, abawaro n'abafarama
turabasuhuje. Fransa buri hehe? Ubufaransa buri aho hirya gutyo urumva abantu bari buri hehe? Gutya urabona mu Burayi. Urabona gutya kuri Belgique ugatambi gutya hafi na za Luxembourg niki gutya naho ngaho Ubufaransa buri. Abari mu Faransa turabasuhuje, abari Lyon, abari Lille, abari Paris, mwese turabasuhuje. Dusuza abantu bari mu Budage. Turabasuhuje. Ni mu Burayi. Dusuza abantu bakora ku mugezi wa Rhine River. Muri Espagne turabasuhuje, abari muri Madrid turabasuhuje. Portugal muri Afrika. Dusuza abantu bari muri Portugal iri muri Amerika Latine, Amerika y'amajyepfo niho Portugal iri. Portugal ni hiri. Portugal mu Burayi iri muri ntacyo. Turasuza bari muri Portugal. Yego dusuza abantu bari mu Butaliyani. Abari Roma rwose turabasuhuje cyane. Reka tujye muri Amerika. Y'amajyepfo. Dusuza abantu bari muri Mexique. Abari muri Peru. Mexique ni Amerika y'amajyepfo. Yego. Ni y'amajyaruguru. Ni y'amajyepfo niyo ihana umupaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Za Canada zibahe? Canada iri ruguru. Mu majyaruguru. Iri mu majyaruguru ya Amerika. Yego hagati ni yihe? Yo hagati ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uvuga ngo hari Amerika Latine ari iri hepfo, iriyo za Brazil, irimo za Jamaica, irimo za Haiti. Abo ngabo bose turabasuje abadukurikirana kuko harandi kwareba uvuye Haiti gutya ukajya Peru tukabutsa kwa icyo gihugu kirekire kimeze nk'agashumigi shobotse gutya Peru. Abari muri Peru turabasuhuje. Mexique ubwo turazamutse no tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari Kentucky turabasuhuje, abari Texas, abari New York, abari Washington DC, abari Dallas, abari California, Los Angeles, bose turabasuhuje. Abari Connecticut, Washington nabasuhuje rwose. Tuzamutse ruguru, abari muri Canada, abari Montreal turabasuhuje. Ohio ni harya turabasuhuje. Abari Toronto turabasuhuje rwose. Tusuza abantu muri Australia twabasuhuje. Australia ifite ibindi bihugu. Undi Australia ni umugabane uri hagati mu nyanja. Undi umugabane witwa Oceania. Noneho igihugu kinini kitaruturwa nicyo Australia. Niyo mpamvu umugabane wose wawitirira Australia. Ariko kapitali yaho ntabwo ndi kuyibuka. Ariko abantu bari muri yitwa Tokyo. Oya yakunjijisha Tokyo ni kapitali y'Ubuyapani. Eski yanuzara kapitali ya Australia ni Lisbon niki. Ntago ndi kwibuka ariko abantu baraho ngaho rwose turabasuhuje bimve bwikaze rwose. Nuwabaherera hano twavuze cyase no tutabuze azakiremo comment iti nanjye ndaha ngaha ubutaha nakoze subscribe cyamaze kuyikora ubutaha muzansuhuza. Yewe harandi hasigaye. Handi hasigaye hano twicaye. Twasuhuje no twahereye. Ngo nahandi hasigaye. Twahavuze umva abantu turahavuze pe. Turahavuze. Ariko hano babyumve neza tubabwira gutya tubabwira ko tunabakunda pe. David nishimwe umva impamvu YouTube isaba abantu igihumbi kugira ngo ube umupatena wayo. Kugira ngo mu Rwanda wemereze kujya kwiyamamaza ko mukuru w'igihugu. Yego. Bagusaba imikono ingahe? Abantu 600. Buri abantu 600 gusa. Uvuga ngo ugiye ku mukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika bagusaba gusinyirwa n'abantu 600 gusa. Kandi none hari abagiye baba mu matora ya 2017 hari abagiye mu nkiko babishinjwa bagiye bahimba imikono. Ugasanga araje yanditse ngo Hatuyimana Concorde agahimba indangamuntu akansigira. Nukubera iki? Nuko yari yarababuze. None njewe abantu igihumbi YouTube isaba mbabone mu kwezi kumwe mbure gushima naba ndi umwana w'ingaye. Ndashima Rurema, ndashimira Adonai, ndashima mwese koze subscribe ndabashimye. Ntabwo nabura gushima nukuri nibyo gushimira. Noneho reba n'ubu ngubu ugiye gushinga itorero nazajya sabwa imikono igihumbi.
Ngiye gushinga itorero ry'abayoboke. Abayoboke igihumbi. Bivuze ngo nanjye ndababonye mbure gushima. Nagusinya ku ikoranabuhanga. Wapi gusinya gutya n'ikaramu y'ubururu. None David mbona aba bantu mbure gushima n'ukuri pe ndabashimiye mwe kubifata nka brage naje mvuga ngo nje gushima kuko udashimye buri umwana w'ingaye kandi uwaguhaye ni uguha sibyo wewe wabikoze n'undi washaringa abandi nabo ukabansabira uwangabiye inka we uzongera ungabire bamaye inka yigaje umwiturire ayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu ndacyamutasha kandi subscribe nyine nawe azakomeza agira ute uvuga ngo yarangabiye angabire n'abandi nyine sharinge n'abandi kugira ngo bakande tugire umuryango ese ubwo David ko nishimye utari abana igihumbi nibuze ibihumbi 10 niba hera kuri 5 se ayashaka dushimira ku David inoti ya 5 umwana umuntu uguhaye inoti ya 5 hano mu Rwanda akayikoramo akayiguha nicyo nk'icyo utagereranya abasubscribers n'amafaranga oya turi kugira ngo tubihuze uvuga ngo hari inoti y'igihumbi hari inoti ya 2 urumva hari inoti ya 5 umva David ubwo nagize inoti y'igihumbi ningiri ya 2 nabwo nzagaruka nshime urumva ningiri ya 5 nabwo nshime urugendo rwacu rukomeje mu gushima cyane no turukomereza mu kunenga niko byakunda mu gushima ningiri ibihumbi 10 nshime 15 nshime 100 noneho bazanye silver ya ntago tuzatwicaye ndakurahiye zaba twicaye ahantu ntekereza ko zaba twicaye mu ijuru oya aya hano mu isi ahubwo turi ahantu wagize umva twambaye amakoti na karavate umva tuzaba turi muri hoteli 5 ntayo mu Rwanda aho ubundi hanze hari banza sigaho kira kuri 5 wawe oya ni 10 zihawe ayata yayindi twerutse kuri amaturi mu Bubiligi aya yo muri Singapore oya hoteli zose Singapore abantu muri Singapore twagiye kubashimira we kandi twabashoje abantu kandi koko twavuze bose bo mwibyo bigo byo muri Russia Pacifique bose twabashimiye tuje tuvuga oya hoteli zigahukira ku nyenyeri 5 wawe muri Singapore mo hoteli y'inyenyeri 10 bifiteho ubumenyi bazatubwira hoteli y'inyenyeri 10 bihakanye namazina 15 twigeze kuyibona hari ahigeje ubundi Kigali oya da Kigali igahukira ku nyenyeri 5 Kigali David watuma ari umuntu uvaho wewe kanze sabu kabona akoze unsubscribe oya kubeshya ngo hotel ngo y'inyenyeri 10 ku Kigali aja neshanu za Marriott za Red ubundi hari n'abantu batazi gutandukanye ubundi kuyanga byiti by'inyenyeri bifite ko babyitirira njewe bitewe naho na renshi wakwita inyenyeri 15 none agibyo mu rugi wanje ni hotel y'inyenyeri 10 none se nyine uko bantekera nkajya neza ngahaga nkaryama hazima ubundi muri hotel ibintu bakoreramo sukuryama no kurya bakagendera kwibyo ngibyo baziha inyenyeri yego ijambo ry'umunsi bagomba gusigana niriye nuko mbashimira kandi nzanahora ngira ute ishima ntabwo ndi umwana w'ingayi ndi umwana urekonesa uha agaciro umuntu wakoze ikintu sibyo nuvuga ngo niba wasabye umuntu ngo akande kuri sabu kugira ngo agushyigikire akabikora ntumushimire ubwo umwana w'ingayi naje nje gushima shimira abantu bakurikirana ibiganiro byacu kuko umuntu aje akitega kandi akavuga ugasanga mu cyumwe ikiganiro cyarebwe n'umuntu umwe ntabwo agahinda wakakira pe takubayeho byambayeho nakoze ikiganiro kirebwa n'abantu babiri ubwo niwe n'umudamu wawe n'inshuti yanjye nawe ntabwo yakibonye nawe ubwo rero biba bibabaje niyo mpamvu rwose dushimira abantu bakomeza kudushyigikira abashyiraho comment atubwira ati mukora ibi ngibi atubwira ngo courage atubwira ati gutyo natwe pe uko dushoboye hashoboka hose tuzajya tuhabagerera
yica n'intego yawe twababwiye yuko niyobokamana gucishaho abantu batanga ubuhamya, abantu bavugaho Imana yabakuye naho yabagejeje, tugashishaho n'isanamitima. Isanamitima ni iki? Ni cya kintu wumva wewe wacitse intege ukakireba cyangwa ukacyumva ukishima. Niyo mpamvu tuza aha ngaha tukisekera, tukagenda tugasura abantu bafite ubuhamya budasanzwe, ugasanga twagiye ahantu dufashije abantu gusoroma icyayi, dufashije abantu kubumba, umuntu akabigisha uko umunyonzi yakwiteza imbere, uko umuntu yashaka perimi ya moto kandi yari umunyonzi, ugasanga biragize biratuba tubitegura mu buryo bwo entertain kugira ngo abantu nyine basekereho ukuntu umuntu ni umunyonzi, igare rikumunanira, umuntu ari kwiga moto bikamunanira, ukuntu umuntu yagira amahirwe yarazi ngo agiye gushaka perimi ya moto yangiza ahubwo akibonera iyi modoka. Ibyo nibyo tuba dutegura nyine kugira ngo twigisha abantu. Ubundi mu kamaro k'itangazamakuru harimo to inform, kumenyekanisha ibintu, to educate, kwigisha, na to entertain, gushimisha abantu nyine bakagira. Ntabwo twajya kure yacu nubwo YouTube channel yacu nyine itaraba ikinyamakuru cy'umwuga, ariko nabyo bizagerwaho nibwo tugitangira. Social media influencer. Social media influencer, ibyo ngibyo ntabwo yabigiye kure n'itangazamakuru, kwenforma abantu, kubedikatinga no kubentertaininga nyine abantu bakishima. Niyo mpamvu rwose pe nta gihe tuzatuza hano kuri kamera ngo tuze twarakaye twabajindiriye. Oya, tugomba kwisana imitima yacu namwe tugasana yanyu. Wareba ikiganiro wari urushye wiriwe mu kazi, hari ibyo wiriwemo uri gukemura ibibazo by'abaturage, uri gucuruza wabuza abakiriya, wakireba nyine ukishima, ubundi bigatuma abantu barama. Yes, reka tubashimire. Yego pe. Reka tubabwire ngo tujye twibuka gushima aho tugeze hose. Buri wese watukora akantu keza cyo dushima. Nawe konkote ndagushimiye ko wemeye ko tuganira. Ndagushimiye kuba wemeye kuyobora iki kiganiro. God bless you.